kuva kera. Some abana muraho nanone nongeye kubasuhuza mbibutse yuko uyu munsi turi mu kiganiro Some gitambuka kuri TV10. Nizeye yuko uyu munsi mwiteguye kugira ngo abana muze kwishima. Mwese turaza kubasomera inkuru zitandukanye, turaza kumenya uburyo ki kandi nanone ushobora kuba washushanya ingingo zawe, washushanya amagufwa yawe uri mu rugo uri kumwe na mugenzi wawe. Nyuma y'ibyo kandi turaza kubona inyungura magambo, turaza kubona ibintu bigiye bitandukanye. Muriteguye se? Reka nze kumva agakuru turi buze gusoma uko kameze uyu munsi. Kandi uyu munsi turaza kubona n'ubundi buhanga burenze bw'umuntu uri buze kudufasha iki gukora kugira ngo tumenye uko tuzajya dukoresha amarenga. Mukurikire ikiganiro. Abana muraho, nitwa Pacifique Mahirwe ndo muri Rwanda Book Mobile. Nkuko bisanzwe nari maze kubabwira yuko uyu munsi tugiye gusoma inkuru nziza cyane, inkuru ishimishije. Uyu munsi nabazaniye inkuru noneho isekeje. Murabona kuntu nambaye uyu munsi, murareba kuntu usa. Murebe, ese murakeka ari iki? Aya ni amagufwa tuba dufite mu mubiri wacu. Murabona ko mfite imbavu, mfite kuntugu zanjye, mfite amagufwa, ariko n'inyuma naho nkweretse naho uraza gusanga mfite n'urutirigongo rwanjye. Ese nukubera iki twahisemo iki gitabo? Iki gitabo tugiye kubasomera ubucuti bw'imbeba n'inzovu. Nukubera ko hari aho inzovu yagiye kwa muganga bakayivura, bamaze kwivura irangije iranezerwa. Ese uribuka ko nawe ushobora kuvamo umuganga? Hari ibyo ushobora gukora? Reka dusome agakuru k'uyu munsi. Agakuru ngiye kubasomera uyu munsi ni agakuru kitwa ngo ubucuti bw'imbeba n'inzovu. Umuntu wanditse iyi nkuru yitwa John Kiraka. Abantu batugejejeho iyi nkuru nabo bita Edition Bakame. Bacira umugani mbabambuza umugani nuzavika ntarangiye azasanga ubukombe bw'umugani buziritse ku muganda w'inzu. Harabaye ntihakabe, harapfuye ntihagapfe, hapfuye imbwa n'imbeba. Kera habayeho imbeba ikitwa Ratsi. Yabaga mu ishyamba ikabana neza n'izindi nyamaswa. Yewe zarayikundaga cyane, zarayikundaga by'umwihariko. Iyo nyamaswa, iyo mbeba Ratsi, niyo yonyine ari izi gucura umuriro. Buri munsi izindi nyamaswa zazaga kurahura kandi nta n'imwe Ratsi yigeraga yima umuriro. Muri izo nyamaswa hari harimo inzovu, ikaba inshuti magara, ikaba n'umuturanyi wa Ratsi. Bari inshuti cyane. Bibaho ari inshuti, bibaho. Igihe kiza kugera, imvura irabura, biratinda. Yewe imyaka ibabukira mu murima, imyaka irangirika, umusaruro urabura. Inyamaswa zose zitangira kugira ubwoba, zitangira gutitira, zitangira kuvuga ko zizicwa n'inzara. Mbeba Ratsi ariko yari yarabibonye kare kuruta izindi nyamaswa. Irangije iravuga iti reka mpunike imyaka. Ihunika imyaka kuko yayiteguraga ibihe bibi bishobora kuzaza. Ariko inzovu icyo yakoraga, yabaga yicaye aho ngaho irimo kwirebera, ntacyo yitaho, nta n'icyo irimo gukora. Ariko hashize igihe yanzara imaze kwiyongera, imaze kuba nyinshi cyane, inzovu itangira kwibaza ati se ndarya iki, ndabaho gute? Mana yo mu ijuru ndavanaho ibyo kurya. Igifu cyanjye ni kinini, kijyamo ibiryo byinshi. Yababa we, ninjye muntu uzasonza mbere y'izindi nyamaswa zose. Ninjye inzara izica kuruta izindi nyamaswa zose.
yababa wereka njye kureba ko mucuti wanjye azamvungurira ku myaka yabitse. Reka njye kureba ko Ratsi n'inshuti yanjye magara ko ishobora kuba hari imyaka yaba yarambikiye, hari imyaka ishobora kuma. Nuko ifata akayira ijya kwa Ratsi, irangije irayibwira iti ese wabonye ko amapfa yateye? Imbeba iti yo wahora n'iki, uretse ko ngiye nta mpamvu yo gutinya kwicwa n'inzara, yewe nariteguye bihagije, ibintu byose ndabifite. Inzovu iti nibyo koko wahunitse byinshi, ariko inzu yawe reka nkubwize ukuri, urabizi ko uri imbeba, inzu yawe irarangaye impande zose, impande n'impande inzu yawe irarangaye, ibisambo bishobora kuza kukwiba. Reka nkubwize ukuri, ntibyaba byiza nkubikiye iyo myaka iwanjye? Ratsi bitekerejeho isanga ari byo, irayisubiza iti ni wowe nshuti yanjye y'ukuri ndakwizeye, fata iyi myaka uyijyane iwawe uyimbikire kandi uyirinde neza, igihe nikigera iyo myaka nzaza nyifate. Inzovu irangije ireba Ratsi irayibwira iti ntugire impungenge rwose. Nuko irangije nta kindi yakoze, ubwo iterera imifuka ku rutugu, igenda igayagaya, igenda yirukanka iremerewe, ijya kuyibika iwayo. Ya myaka iyijyana iwayo, ijya kubikira imyaka Ratsi. Yewe aho ibiryo bya Ratsi bishiriye, Ratsi ijya kwa Nzovu kuzana ya mifuka yabikije. Inzovu yikubise amaso iratanguranwa iti uje gushaka iki hano? Niki kikuzanye hano? Vuga niki? Nta myaka nguha, nta kintu nguha, wowe uhazwa n'utuntu duke cyane. Ariko njyewe mfite igifu kinini cyane, nkeneye ibyo kurya byinshi. Ngaho rero genda va ahangaha, mpa amahoro. Ratsi iribaza iti iyi se koko ni ya nshuti yanjye? Ivaho igenda ishengurwa n'agahinda, ihungira kure mu ishyamba, igera ahantu kure mu ishyamba. Bukeye bw'uwo munsi inyamaswa ziza kurahura kwa Ratsi nk'uko bisanzwe, ziyibuze zishakisha ahantu hose, zijya no kubaza Inzovu umuturanyi wayo ziti ntiwaturangira aho Ratsi yaba yagiye? Inzovu iratsemba iti ashwida ntabwo mazi, nta naho nzi. Nuko inyamaswa zikomeza kubiganiraho, imwe iravuga iti niba hari uwahutaje Ratsi akayimenesha, amenye ko ishobora kuza mu ijoro ikamutwikira. Inzovu irikanga iti umva ndabinginze nimugume hano mufashe kurarira inzu yanjye. Nuko zose zibariza icyarimwe ziti kuki ubwoba bugutashye, aho ni waba ari wowe wirukanye Ratsi? Inzovu n'ibimwaro byinshi iramwara, isoni zirayica, iramwara n'isoni nyinshi iti nimye Ratsi imyaka yambikije, ndabasabye mumbabarire namwimye imyaka yambikije. Zose ziterera hejuru ziti wari warasaze se? Kuko bararabye ntibishoboka, byibagirwe niwongera no kubitekereza ntabwo turi bukubabarire, urabona umuriro tuzawuvana he? Inzovu iratekereza iti ayi wewe atuse ndabigenza gute? Wajya kubwira intare ikandinda, irakomeye kandi nta kintu na kimwe itinya. Nuko ibwifata akayira ijya kureba intare, igeze yigize ngo iravuga ikigenza. Intare iriyamira ati oya ntibishoboka, ntibibaho, Ratsi yantwikira imenye ko nahishe igisambo. Nuko Inzovu yihagararaho iti wowe ntare, umwami w'ishyamba, utinya imbeba? Intare iti yewe nibyo ndi umwami w'ishyamba, ariko nkaba n'umwami w'inyamaswa zose, kandi nta nimwe intera ubwoba, ariko ntinya ikintu kimwe, ntinya umuriro. Ngaho rero igisigaye genda ugira ute, genda wirwaneho. Inzovu ibuze uko igira irikubura, nuko irangije irataha, irikubura irangije iragenda. Yewe nta mahwemo yagize kubera ubwoba, yaribwiraga iti ko Ratsi ishobora kuza igihe icyo ari cyose ikantwikira, ubu ndabigenzane. Nuko niko gufata icyemezo cyo kurira igiti cyari aho, ikirariramo iraryama,
iragona irasinzira. Nuko muri kwa gusinzira itangira kurota ibona mu nzozi Ratsi iri kumwe n'izindi mbeba zifite ibibatsi by'umuriro zije kwitwika. Irikanga n'ubwoba bwinshi, iranyeganyega irikanga, ishidukira hejuru, ihubuka muri cya giti, iramanuka no hasi, pa yikubita hasi. Akaguru kamwe karavunika, yorororororororo, alalalala, ulululululu, itangira kuribwa impande n'impande, itangira kubabara, akaguru karimo kwirya. Mu gitondo cya kare butangiye gucya, inzovu irandara, iracumbagira, iragenda ijya ku ivuriro. Muganga amaze kuyisuzuma, inzovu bayitera urushinge, n'akaguru kavunitse baragahambira, irataha. Aho igereye imuhira, ibura uyisura, yisanga ari yonyine. Itinya kwinjira mu nzu, kujya mu buriri bwayo ntiyanabirota. Ubwo kandi niko ka kaguru kavunitse, ororororororo, karayibabazaga cyane, ariko icyayishenguraga, icyayiteraga intimba, icyatumaga ibabara cyane, nuko inshuti yayo Ratsi yari yarabuze kubera ubusambo bwayo. Aho bigeze iribwira iti, ibintu ntibyakomeza gutya, ngomba kubona Ratsi nkayisaba imbabazi, tukiyunga, maze tukongera tukabana neza. Ifata imbago, iracumbagira, iragenda ijya gushaka mucuti wayo. Igeze mu ishyamba, isanga mu ishyamba haratuje cyane, isanga mu ishyamba haracecetse cyane, nta n'inyoni itamba. Nuko irangije ihamagara Ratsi, yewe Ratsi we, ihamagara Ratsi, ibura uyitaba. Ariko ntiyacika intege, ikomeza gushakisha. Kubw'amahirwe iza kubona uburari bushobora kuba ari ubwa Ratsi, maze irabukurikira. Hagati aho Ratsi yayereraga mu ishyamba, inzara imaze kwirembya, irivugisha iti, ubu se ko ngiye kugwa ku gasi nishwe n'inzara ndi jyenyine, watankinginga inzovu ikampa kuri iriya myaka. Ifata akayira irataha. Inyamaswa zimwe zibonye ziranezerwa cyane, zitumanaho ziti, Ratsi yagarutse, tugiye kongera kubona umuriro ducane. Irangije Ratsi irazibaza iti, ese inzovu irihe ko nagira ngo isubize ibyanjye? Inyamaswa zitekerereza ukuntu inzovu yahunze, itinya ko Ratsi igitwikira mu nzu. Imaze kubyumva, Ratsi yinjira kwa nzovu, itwara ya myaka yari yabikije. Iminsi irahita, indi irataha, inzovu yerera mu ishyamba. Umunsi umwe iribwira iti, inzara igiye kumpotorera hangiye nyine ntagira kivurira, ngomba gutaha, ngomba gusubira mu rugo. Igeze aho inyamaswa ziteraniye, zirayibwira ziti, yewe Ratsi nawe yaratashye, Ratsi nawe ari mu rugo, kandi Ratsi icyo yakoze, yagiye mu nzu yawe afata imyaka ye, Ratsi yisubije utwi. Nuko inzovu igira ubutwari, ishiruka ubwoba, ijya gusaba imbeba imbabazi. Ratsi iyitega ugutwi, imaze kuyumva, irayitegereza, irayibwira iti, umva rero, niba wifuza ko dukomeza ubucuti, ntukikunde birenze urugero, kabone niyo haba mu magorwa nk'aya. Ibyo urabyumvise? Inzovu iti, ndabyumvise rwose. Imbeba n'inzovu bihana ukuboko, biriyunga, bikomeza ubucuti nka mbere. Sijye wahera, hahera ubusambo bw'inzovu yifuje iby'abandi. Murakoze cyane abana, mugire ibihe byiza. Abana muraho amakuru. Uyu munsi twasomye inkuru ubucuti bw'inzovu n'imbeba. Nizere yuko mwanezerewe, mwakuyemo isomo. Twabonye n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Mu by'ukuri twese turi beza. Kubw'ibyo rero dufite umushyitsi w'akataraboneka, dufite umushyitsi witwa Bonheur, akaba ari umushyitsi udasanzwe. Reka nze mubazanire rero. Abana nimujye kure, ngiye kubazanira umushyitsi w'akataraboneka witwa Bonheur. Bonheur, muraho? Muraho neza. Muraho? Amakuru yawe? Meza.
meza. Ni meza? Ni meza, meze neza. Murakaza neza rero iwacu. Mu bumenyi dusoma, nasoma, wasoma. Bana nimwe mbaraga z'ejo z'igihugu, kandi ni namwe byiringiro by'ejo hazaza. Nimwe bayobozi b'ejo Rwanda rw'ejo. Fata umwanya usome, uva mu bumenyi, waba umwanditsi mwiza, waba nka Shakespeare. Abana nababwiye ko uyu munsi ni umunsi w'agatangaza, ni umunsi mwiza cyane, ni umunsi uruta iyindi yose, ariko buri gihe uba ari iminsi itandukanye. Uyu munsi rero nabasomeye inkuru yitwa ubucuti bw'imbeba n'inzovu. Mwabonye ukuntu ya nzovu yibye yarangiza ikaryama mu giti ikarota, yamara kurota icyayibayeho iza kurota iri mu giti irahanuka yitura hasi, imaze kwitura hasi ivunika akaguru. Uyu munsi nabazaniye abantu bakomeye cyane. Bonera araza kudufasha kugira gute kumenya amarenga. Noneho Tonto Dani araza kudufasha kumenya iki? Kumenya ibice bigize umubiri wacu. Tonto Dan, ndakwakiriye. Murakoze cyane Pacifique. Hamwe na Boneri nawe ndamwakiriye. Tonto Dan, Yes. twabonye iriya nzovu yituye hasi. Inzovu yituye hasi. Ihanuka mu giti no hasi ngo ba. Ivunika ukuguru. Ubundi n'abantu bakuru cyangwa se n'abantu basanzwe tugira amagufwa. Cyane Pacifique. Abantu twese tugira amagufwa. Yego. Ni ibihe bice rero ushobora kutwereka umuntu na bihe bice umuntu ashobora kugira by'amagufwa? Amagufwa tugira ibice bigize amagufwa, tugira umutwe, tugira igihimba, tugira amaboko, tukagira n'amaguru. Aho hose harimo amagufwa muri ibyo bice. None se ne iki amagufwa tumariye mu mubiri wacu? Amagufwa adufasha kugira ngo umubiri ukomere, dutambuke neza, dukore ibintu byose. Ese ndi mu rugo nshobora kuba nagerageza kuba nashushanya cyangwa nanjye ubwanjye nshobora kumenya amagufwa agize umubiri wanjye? Cyane rwose, ni ibintu turi buze kurebera hamwe. Hari utwana mfite hano turi butwereke ukuntu twakubaka umubiri wacu, tukareba n'amagufwa aba mu mubiri. Uri mu rugo ushobora nawe kuba washushanya amagufwa yawe cyangwa se mugenzi wawe akagufasha gushushanya amagufwa yawe. Nubwo twabibabwiye rero, twabazaniye abana bagiye gushushanya bakatwereka amagufwa agize umubiri wacu. Rero mudukurikire murebe uko bimeze. Rwanda Book Mobile, igisubizo ku bana b'Abanyarwanda. Nasoma, wasoma. Bana tuva mu bumenyi dusoma. Nasoma, wasoma. Bana nimwe mbaraga z'ejo z'igihugu, kandi ni namwe byiringiro by'ejo hazaza. Nimwe bayobozi b'ejo Rwanda rw'ejo. Fata umwanya usome, uva mu bumenyi, waba umwanditsi mwiza, waba nka Shakespeare, waba nka Alex Kagame, waba nka Chino Achebe. Babyeyi dushishikariza abana gusoma. Abana mubonye yuko wa muntu wacu arangiye. Rero iyo tugiye gukora wa muntu, mwabonye ko bahereye ku rutirigongo, hakurikiraho amaboko, haza kuza amaguru, ndetse dukora n'umutwe. Abana nizere rero ko mwakurikiye neza. Ubu mushobora gukora amagufwa agize umuntu aho ngaho muri mu rugo. Mwari muri kumwe na Tonto Dan wo muri Rwanda Book Mobile. Murakoze cyane. Abana turabashuhuje, twizere ko aho muri hose mumeze neza. Jyewe ndi Feli, uyu munsi turafitiye umutumirwa udasanzwe. Turi kumwe n'umuntu hano witwa Boneri. Boneri amakuru. Boneri rero agiye kubibwira
atubwire ibyo akora. Ni karibu. Nitwa Bonheur Lebayesu, ndi umusemuzi w'ururimi rw'amarenga. None se Bone, ubundi ururimi rw'amarenga ni ibiki? Byagenewe bande, bikora biti? Ururimi rw'amarenga ni ururimi rwo mu biganza, rukoresha ibiganza, rukoreshwa by'umwihariko n'abantu bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga, cyangwa se abantu bafite ubumuga bwo kutumva gusa, cyangwa se bakaba batabasha kuvuga gusa, mu buryo bwo kugaragaza ibyiyumviro byabo, gusohora amagambo yabo, cyangwa se kuganira na bagenzi babo. Ariko ntabwo ari twese muri rusange dushobora kurukoresha. Ururimi rushobora kugirwa ibanga igihe ushaka kubwira umuntu ikintu cy'ibanga udashaka ko muri babyumva gutyo. Abana mwumvise, ntabwo ururimi rw'amarenga rukoreshwa n'abafite ubumuga bwo kutavuga gusa. Niyo waba udafite ubumuga bwo kutavuga, ushaka kurwiga ukarukoresha, ukajya uganiriza bagenzi bawe bafite ubumuga bwo kutavuga. None se Bonheur, hari amagambo twifuza ko abana bamenya, amagambo make bamenye nuko urwo rurimi rw'amarenga rukora. Twize ibice by'umubiri hariya, twarebye uko bikora. Ese watubwira imoso n'indyo mu rurimi rw'amarenga? Iyo umuntu ashaka kugaragaza uruhande rw'ibumoso mu rurimi rw'amarenga, ukoresha akaboko k'ibumoso kagira gutya. Ibyo ni byerekana ko ari imoso washaka kumwereka. Washaka kwerekana indyo kagira gutya. Iyi ikaba indyo yawe. Turabibonye. None se nkatwe dusomera abana, turifuza kumenya ijambo soma barikora bati? Ijambo soma mu rurimi rw'amarenga babigenza bati? Iyo umuntu ashaka kuvuga gusoma, ufata intoki ebyiri zawe zigaragaza amaso, ugafata akaboko kawe kamwe karambuye, ukagira gutya, gusoma. Mbese icyo kiganza kiba ari nk'igitabo uri gusoma, cyangwa ikayi, cyangwa icyo ari cyo cyose gisoma? Yego, kiba kigaragaza igikoresho uri gukoresha usoma, icyo uri gusomeraho. Abana mwabibonye? Ubwo ngubwo ijambo soma, imoso n'indyo, twizere ko mwabimenye uko bikora. Abana, nizere ko amasomo bamaze kuduha ajyanye n'ururimi rw'amarenga mwayumvise. Ngiye hari ibyo nkuyemo, indyo ndayimenye, imoso nayimenye, ndetse na soma namenye uko babivuga mu rurimi rw'amarenga. Tugeze muri cya gice cyiza cy'abana bakunda, igice cy'inyungura magambo. Pacifique dusomeye igitabo cyiza cyane, hari n'ibyo batwigishije bijyanye n'ibice by'umubiri. Twabonyemo amagufwa. Rero twifuje kubasobanurira amagufwa icyo ari cyo. Mwabonye Pacifique asoma, yari afite amagufwa y'imbavu, ndetse yari afite n'amagufwa y'urutirigongo. Rero amagufwa ni igice gifashe umubiri, niho inyama zigenda zigafata. Amagufwa iyo urebye ubona nicyo gituma umubiri w'umuntu uhagarara, nicyo gituma umubiri w'umuntu cyangwa umuntu agira ishusho. Nubwo abantu ubona inyuma batandukanye, umwe ashobora kuba ari inzobe, undi ari igikara, undi afite ukwasa kwe, ukabona ko abantu batandukanye, ariko burya twese turasa. Mwimbere twese turemye kimwe, ibidukoze ni bimwe, ibitugendamo ni bimwe. Rero twese turi bamwe kandi twese turi beza. Murakoze cyane, n'iryo jambo nabasobanuriraga ry'amagufwa. Uyu munsi nanone twabateguriye impanuro zijyanye no gusoma. Turabizi ko ababyeyi benshi muri iyi minsi no muri iki gihe bagenda bakangurirwa gukundisha abana gusoma, kugira ngo abana bakurane umuco wo gusoma. Rero twaje kureba, turavuga tuti reka tubaganirize bimwe mu byatuma umwana urukundo rwo gusoma rukura. Twavuze tuti kenshi hari umubyeyi ubasomera umwana
ukabona ararambe bitewe n'ibyo umwana arimo. Umwana yarangaye, umwana yarebye ku ruhande, umwana yavuze asoma, ukabona umubyeyi ntabwo abyishimiye. Ariko burya muri cya gihe uba usoma umwana akina avuga, burya hariya aba afite ibyo ari kurema abikura mu gusoma. Iyo umusomera umwana akavuga, burya nawe aba arimo yiga, aba arimo yumva, ariko hari n'ubundi bumenyi ari gukora ku ruhande. Uramwihorera kuko biba ari itangiriro. Umwana umuha umwanya we, gahoro gahoro bigenda biza. Kandi burya umwana mu gihe cyo gusoma avumbura bitewe n'ibyo uri kumusomera. Wowe ushobora kutabimenya kuko burya umuntu avumbura bitandukanye n'undi. Niyo mpamvu ugomba kumureka akagaragaza amarangamutima ye uko ashatse. Niba uri kumusomera, umwana ashobora kuba asimbuka, ashobora kuba akora ibintu bitandukanye, burya uramwihorera, ndetse ashobora no gusubiramo ibyo uvuze, aba afite ibyo ari kuvumbura. Uramwihorera, umwana akagira uburenganzira bwo gukora icyo ashatse, kugira ngo rwa rukundo rwo gusoma rukure, umwana anezerwe. Ntabwo gusoma ari ukuba umwana yicaye ubona ari ibintu bimuvuna. Oya, umwana agomba kugira umudendezo we wose kugira ngo umwana bikunde kandi bibe ari ibyishimo. Kandi mubyeyi, burya ni byiza no guha umwana igitabo nawe akaba yakwisomera cyangwa akagusomera. Niba umaze kumusomera, muha umwanya nawe agusomere. Ashobora kuba atabisoma neza, ashobora no kuba atazi no gusoma, ariko muha uwo mwanya nawe abumbura igitabo, ave ku rupapuro ajya ku rundi, yitoze uwo muco. Igihe cyo gusoma ni byiza kugaragaza amarangamutima yawe, ukishimana n'umwana. Niba ari uguseka, mugaseka, umwana akabona ko gusoma ni ibintu byiza, ari ibintu bishimishije, ari ibintu birimo ibyishimo. Umwana agakura bikunda, agakura bimushimishije. Ikindi, ntabwo ari byiza guhatiriza umwana uko agomba kwifata mu gihe uri kumusomera kuko twabivuze. Kandi babyeyi, ikindi numva nababwira, ni byiza ko mu gihe cyo gusoma ureka wowe n'umwana mugasangira ibyiyumviro. Niba ubona igitabo ari igitabo gishekeje, umwana wavuye ikintu agaseka, ni byiza ko nawe muba muri kumwe, mukaba mu byiyumviro bimwe. Niba ari inkuru ishekeje, umwana agaseka, nawe ujye useka, cyangwa unamubimburire useke, yumve ko icyo usomye cyangwa iryo jambo ryari rishekeje cyangwa ryari rishimishije. Nibyo uyu munsi twari twabateguriye. Ngaho mugire ibihe byiza, naho ubutaha. Abana, ndakeka mwabonye ibice bitandukanye by'umubiri wanyu. Uyu munsi twasomye ya nzovu yituye hasi ikavunika akaguru. Twaje kubona yuko igice yavunitse igufwa ribamo imbere mu mubiri. Tonto Dan yaberetse uburyo ki amagufwa yacu ateye. Mwabibonye, niyo mpamvu tugomba kwiyitaho kugira ngo bitagenda bite, kugira ngo tutazangirika, kugira ngo ubuzima bwacu butazahura n'ibibazo. Kandi twabonye yuko kugira ubucuti bwacu bugomba kugira gute, kuguma ari bumwe, tukirinda guhemukira bagenzi bacu. Mwabonye ibyabaye ku nzovu, yuko inzovu yavunitse akaguru. Twabonye byinshi cyane uyu munsi binejeje. Abana, nizere yuko mwese munezerewe kandi mumeze neza, nanjye meze neza. Naho ubutaha mu kiganiro Soma Nsome n'icy'ubutaha, mbabwira nti Rwanda Book Mobile, Rwanda Book Mobile, tumeze neza, turi kumwe.